Okay, nk'abantu basobanutse kandi tumaranye imyaka myinshi ndashaka kubibutsa ikintu kimwe. Wikwizera isura y'umuntu utarabona imbona nkubone. Okay? Kandi wijudging umuntu kubera isura afite kuri social media. Uyu munsi umuntu ushobora kuba afite isura ye kuri social media isanzwe buri muntu wese basanganywe azi, ubundi niwe ubusa naho atazi bijya mbere. Ya naho wawe ndi wagerageje kwikesha nyine agafata umwanya wo kwinyuraho no gukora ibindi byose ndetse no gukoresha ama application atuma ama sura asa neza n'umuntu akamera neza, nibyo nyine ubundi biba bikozwe nyine mu buryo byakagombye gukorwamo ukurikije naho isi tugeze. Niba rero ufite umushuti mwahuriye kuri social media ukaba utaramubona imbona nkubone kubera ko yakohereje amafoto, wihita uvuga ngo ndamubonye, wihita uvuga ngo ndamumenye. Ya wihita uvuga ngo ndamumenye, mubanze muhura imbona nkubone. Biranashoboka ko mushobora gupanga ibigiye kuri utaramubona na rimwe, ariko uzi neza ko uburyo umuzi ku mafoto, uburyo umuzi mu mavideo, uburyo umuzi kuri call umucatinga, hari ikintu uzasanga kitameze neza nkuko wari ukiteze. Ya nk'ubu ngubu hari abantu duhura bagahita bavuga twe tuzi kuri umumama ubyibushye cyane, none burya nukungana, mu gihe abandi bavuga ngo twe tuzi kunanutse, none burya urabyibushye. Ibintu nk'ibyo. Ariko ibi ngibi mbifatiye cyane cyane kuri video yanjye herutse gusohoka abantu bakambwira ngo se ngo wisize mu maso cyane ngo intoki ukazireka, ngo se ngo izo ntoki ngo bra ngo intoki zirasa umukara, ngo mu maso harasa inzobe. Reka nkubwire shere wanjye, buriya duhuye mu nzira wamenya, duhuye mu nzira wamenya, ariko ntabwo nsa neza nk'uku nguku kubera ko muri video nkoresha ama effects amwe namwe atandukanye. Iyo ndi editinga nkoresha CapCut, hanyuma rero harimo ama effects atandukanye nyine nkoresha kugira ngo nse neza nyine nk'umuntu wo kuri social media. Izo apps zitandukanye ni nazo uzasanga zikoreshwa n'abantu bagira face iri funny, ugasanga yarihinduye burundu nka rimwe mu gihe kingana cyakaba yashiraho isura y'inzima cyangwa atarayishiraho na rimwe tutamuzi. Nanjye ngitangira ibiganiro byanjye nashatse gushiraho a funny face, bigeze ndavuga aya mashangazi akwiriye kuba afite isura yisanzwe. Sinajya mu bya funny face kuko ntashaka gutanga funny messages. Ndavuga ubutumwa ngiye gutanga buri serious, nta mpamvu yo gushiraho funny faces. Yes. Ni kirona nashaka kukubwira nshuti yanjye ku bantu banzi imbona nkubone ntago mfite mu maso n'intoki bitandukanye, ariko kubera ahantu maze iminsi ndi gukorera video kubera umwanya mutoya, ntabwo urumuri runkubita mu maso rugera ku ntoki ngo bihite bihura. Nyine urumuri rwo maso ruba rwinshi, noneho washyiramo izo effects mu maso hakaba haba inzobe cyane kurusha intoki. Cyangwa se bitewe n'ibyo nambaye, bitewe n'ukuntu umuntu yaramutse, ibintu nk'ibyo ngibyo. So bikubera isomo rero, bikubwire ngo igihe utarahura n'umuntu imbona nkubone, iryo ni isomo rya mbere, wihita wumva ko ameze nk'ukuri kumubona. Okay? Nimuhura byanze bikunze imbona nkubone hari kizahinduka. Ariko irya kabiri nuko utakwiriye kujudginga abantu kuri social media. Wijudginga abantu kuri social media ngo waritukuje, ngo yigize gute, yaritukuje sura muzi, ntumuzi, ntimurahura. Edayeri niyo yanakwitukuza, ni decision umuntu akora mu buzima, ikaba yamugiraho ingaruka runaka nziza cyangwa mbi bitewe nyine n'amahitamo. Amahitamo y'umuntu agira ingaruka nziza cyangwa mbi bitewe n'uburyo wahisemo. Ni nayo mpamvu ugomba gutekereza cyane ukamenya icyo uhitamo. Burya nta muntu ukwiriye kuguhitiramo. Umuntu yakugira inama, ariko at the end niwe wihitiramo. Hanyuma ikindi, no mu buzima busanzwe noneho haje bya makeup. Like abantu tuziranye barabizi ko ngewe ndi umuntu ushaje, mfite imyaka myinshi, kuzana ibintu bya makeup byarananiye. Even na poudre nayivuyeho, ntago njya nisiga na poudre, nisiga amavuta gusa. Ikintu cyonyine nashobora gushiraho n'akantu ko kumunwa, ariko nta kindi kintu na kimwe, sinogosha ingohe, sinzisiga, singira gute, nta kintu na kimwe. Ntabwo ari uko ababikora mbagaye, ntabwo mbagaye. For me nibyo bimpesha amahoro, nibyo binyuze, sibyo? Numbona rero muri video face yanjye n'ibiki byose ugatangira kunjudginga, usuru w'iki gihe koko uzaho technology igeze, uzahisi igeze. Kuki ufata ibintu byo kuri social media ukabiremereza, ukabyegereza umutima cyane, uziko hazaturika my friend.